igira hino ibi birara muri shokora mbere yuko tujya kuri Murera abamurera bayabaza uburyo Mediane ya Singida ikomeye cyane baba bipanga neza babyegeranya uburyo bazayifata. Ngiye kubabwira imyitozo ya Rayon Sport iri kubera i Nyamirambo na Zandani na za Siri ariko urana report na mukandagira oya byombi oya byose biragendera hamwe nayiko ariko ntibitinde oya zani yo shokora no tubambira hano duhere shokora muri mu kajezi ka Simba muri envelope y'ibiro nka 15 bagiye gushimira mama Nava badashaka kumufashara ayo naho ni sawa cyane ibi ni ikira warimo shokora asante sana ikiganiro wakibyimiye kandi narakumvaga nandi Tanzania ngaramushimira ko ikiganiro rwose cyakomeje kuba cyiza bamwita Ruvuyanga ibintu bitandukanye ese Ruvuyanga rero shokora ntabwo ari iz'abagabo ko njyare ngo tubonanye kuva navare ahantu ubwo ngiye wanzaniye iki mwana wa mama kuva ku ishuri abagabo tugirana tuganirira ubwo ngiye turaganira byihariye turaganira ku meza kandi iyo meza nibaze kuguha biro rwose icyo nagufasha cyo ibintu uraza kubibye ndaza kubikiriyaringa iyi minota thank you so much hanyuma nepo mu bicuza nepo mu bicuza nepo ntacyabaye iminota ngenda shaka iminota ngibintu turamwakira umuntu wajoyinze timu nawe nk'umuntu waje muri Samiri monsieur herutse gukora we nta kintu bazo ufite amafaranga nta kibazo rwose ukiri muri iyo video ukiri muri iyo video yemeye kunkandira kanyenyeri uko ukoze ikosa kandi inyenyeri umuntu maze igihe meze nabi ahubwo umwakaze woro meze nabi ndatanga se ndafite noneho mubabarire mumbwire twinjirane na Ruvuyanga muri Rayon Sport na Singida araza turamusigira nk'iminota 6 twahereye kuri Singida na Rayon Ruvuyanga akaza kuvuga APR anabihuza n'imyiteguro ya Singida kuko niyo mpamvu ninjiranye na interview ya captain kugira ngo duhita tujyayo nagira ngo mweshofe mukanya watubwiraga buri aragenda kuvangiramo ijambo rwose nimushaka mwitereke mu minota mikeya uwo ufite Zandani muri Murera umuvandimwe none ufite Zandani za Singida amaze kugera mu Rwanda twagiye kuri wa gatandatu saa moya Kigali Pele Stadium ikipe ya Rayon Sport irakira ikipe ya Singida Black Stars yamaze kugera mu Rwanda mu rugendo rwo gushaka itike yinjira mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Rugaju ikintu cya mbere na mbere attention kwa kuri ngo attention abareo bose bamenyeshejwe ko nta muntu uzinjirira ubuntu no kugura itike bahereye kuri president Tade yamaze kwigura mwana invitation no Rugaju tujyane Zandani na Siri zituruka mu Nzove Zandani na za Siri ziri muri Rayon Sport bareyo mube hafi tubaganirira ikipe yanyu ni minota mike ariko y'ingenzi cyane tunakumenyesha ko mukanya na Singida tuyijyaho ikintu cya mbere bareyo nababwira ku munsi w'ejo twavugaga ikintu kijyanye n'imipangire y'abakinnyi umutoza yavuze ati uko match ya Kiyovu Sport abakinnyi bari bapanze yego umuntu wenyine uri bubonemo umwanya akinjiramo mu bakinnyi batabanjemo ni Abedi Bigirimana gusa arasimbura nderera arasimbura nde kibazo kiza cyane Samiri kuri ubu umuntu witwa Richard Ndayishimiye amahirwe menshi ni ushobora kuvamo hakinjiramo Abedi ndabisobanura muri ubu buryo umutoza arakubwira ati impamvu ndi bushyiremo safe kuri gatandatu kuruta uko nashyira muri Richard aravuga ati safe hari ikintu aduha iyo tudafite umupira Richard ataduha icyo bita kwaka umupira kwambura imipira ego aravuga ati safe ashobora kuba atari mwiza mu kijyanye rwose no gusohora umupira iki ngiki cyo ngo turawufite turashaka umuntu ukura hagati tujyana imbere va muri ka yacu tujya mu yindi ati rwose wenda byemera ko Richard ni mwiza cyane yakinisha ikipe neza uburyo atanga baro ku mpande n'ibiki uburyo akorana n'abamediateri bagenzi be iyo afite umupira ku kirenge ku mukuru biragoye atubona ko Sefu agera n'amaperte de balle menshi ugereranyije na Richard aravuga atariko tugiye gukina n'ikipe ifite mediane ikomeye Medera irimo kapitani Haredi Aucho twari tuvuze imo Kratis Chota Chama ikamo Chota Chama nabwo ariko kinayipanga mutoza Gamondi afata Haredi Aucho
rega buriya gari hari Dawuco niyo mwareberebaga no mu ikipe ya Young Africans ntabwo baresigaye bakimukashisha wenyine oya no mu ikipe y'igihugu y'Ubugande ntabwo akina wenyine kuko bakina Ronald Sekiganda agakina box ntabwo akiri wa mukinnyi utanga bya indi yatangaga rero niyo mpamvu muri Yanga bamushyiragaho uyu musore Duke Abuya uyu mutoza rero Gamondi ni umuntu wamutoje arabizi azi situation Singida yamwakiriyemo afata rero witwa Halid Habibu hari n'igihe abantu babonaga banditse ngo mu ikipe ya Singida arabanzamo Halid bakavuga ati se hari Dawuco ari mu ikipe y'igihugu akaba no muri Singida n'umusore twa Halid Habibu noneho imbere yabo bakashyira Diomande n'umusore ukina 10 niyo mpamvu mwabonye Chama asa nk'ukina free roll akina ku ruhande ari rwa ruhande rupfuye ari wa mukinnyi ushobora gufasha mu kwataka niyo mwarayibonye biranamworohera gukora igitego kuko ntabwo akina ya role ya playmaker arakinira ku ruhande yunganira Muwaku uno muzayirwa ndetse n'uno mutaramundi ukunda gukina yataka reka nze murebe ndamufite hafi yitwa Maruf Chake Munyatogo bari Maruf Chake Munyatogo ndetse na Muwaku na musore witwa Cham urayitwinjizamo neza cyane na Ruvuyanga mukanya yego muri Rayon Sport mu gihe turi kuyiganira ko amahirwe menshi ariko Sefa azakina Richard akaba ari kuri bench Abedi akaza mu kibuga Abedi yavuye muri equipe nationale y'u Burundi Rigoga nshuti yanjye afite akabrusire gato munsi y'ikirenge hagana ku gatsinsino yavuze brusire mu mupira ntabwo ari igisebe nk'igisebe nyine afite hari ukuntu umukinnyi asa no gukubita nkaha ku gatsinsino ariko hagana munsi y'inyuma y'ikirenge haranaryana ukanyagwa nta muntu wari waribwa munsi y'agatsinsino ngo mvuge ukuntu biryana urakandagira ukumva kubera ko harimo imitsi izamuka kandi mu bworo n'imitsi yose ihurira uzi kuriye bwo kuguru kose bikanafata n'umugongo agatsinsino ni kabi cyane ariko timu physio wa Rayon Sport yambwiye ati Rugaju ubushake Abedi afite n'imyitozo ari gukora n'uburyo turi kugerageza kumuvura biragaragara yuko iyi match azaba ashobora kuba ameze neza azayikina yego Abedi ngo yarivugiye ngo nakunze icyo kintu cyanejeje cyane bareyo ahantu muri mushimira Abedi yavuze ngo izi nizo match naguriwe na excuse nimwe yambuza kujya mu kibuga keretse ndwaye bya bindi bidashobora kwihanganirwa nyine hari ibintu utagira mugakina ni kwa muganga ryamye mu bitaro atariko ibi bintu bashobora kuntera urushinge nshobora kuzirika akabandi nyuma nkagira ibyo ma equipe niyo y'minota 60 ndajyamo munshyiremo rero undi mukinnyi abareyo bibazo mbere yo kumvuga 11 yego tujya no kuri yindi match ni umukinnyi witwa Emery Bayisenge bareyo aha muraza kwihangana Emery ntabwo azaboneka yego Emery ari gukora ku ruhande ari gukora wenyine rwose baragerageje kureba ko yari coveringa imvura yagize kuri Vipers byanze buriya rero kuri story ya Emery nawe buriya kumvuneye Emery buriya no kuri Kiyovu yashakaga gukina abwira coach ati genda tayari kuko nanjye hano nshaka kugaragarira ni ku mukino wa Kiyovu n'umukino w'ikipe ya Singida ariko umuganga abwira coach Afahami yarambwira ati coach dufashe risk tukamukinisha ubu twazariska kutazongera kubona Emery Bayisenge mu kibuga vuba hangaha naho muri Emery buriya nawe yifuzaga gukina uwo mukino uko biri gutekerezwa rero Rigoga nuko uretse ko Emery ataboneka undi muntu uri gukoreshwa cyane mu myitozo kubera cya kintu cya manque d'experience muri defense yariyo twabigarutseho Fabrice n'umwana nibwo akiva muri iriya kipe yatsinda batsinde nta myaka 2 amaze mu kiciro cya mbere yaje mose zishize we are talking about Kabange yarari muri Gorilla yego ariko nawe ntabwo ari nibwo bwa mbere gukina imikino kuri no level turavuga Rushema abaye muri Mukura nibwo bwa mbere gukina kuri no level na equipe barimo na iraremereye and na opponent twibuke ntabwo ari opponent yoroshye araza kwinjiramo nepa kubwira profile z'abakinnyi ba Singida vraiment n'abakinnyi bakomeye yatangiye gukoresha Youssou Diagne cyane rimwe na rimwe mu myitozo arimo aranyuzamo nubwo azaba ari umusimbura kuko no kuri Kiyovu yari kuri bench akamuzana muri equipe ya mbere ngo arebe mu gihe bitakunda kuri bari abana ese nahita muzana hakiri kare kugira ngo ndatsindwa bivuze ngo abareyo bashaka kuzabona remplacement yihuse bitewe n'imigendekere y'umukino bijyanye nuko bari abana bomba defenseur batatu tuvuze ba repond ariko Youssou Diagne kuko Emery adahari ari kumwegereza cyane ko kuba yazamuha iminota
ari kumukoresha cyane byihariye. Hari ikindi kintu abareba bari kwibaza batese role y'umuntu yitwa Abedi Lokando, ngi sinzongera kumwita Abedi Bigirimana, aho namenye amazina ye rwose y'amakongomani niyo nzajya nivugira, yitwa Abedi Lokando. Uyu Abedi Lokando cyangwa Abedi Bigirimana nkuko mumuzi, azakina 8 cyangwa azakina 10. Decision yabaye ko Abedi azakina 8, umusore Gloire agakina 10. Kuki bafashe no decision? Bavuga yuko hari ikintu yifitemo Gloire ba Abedi batagira cyo gutsinda ibitego. Ikintu cyitwa scoring rate ye imeze neza cyane. Iyo umutoza barare scoring rate umuntu ashobora guhita antera amabuye ati Rugaju aho yagereye muri rero atsinze bingahe. Twebwe nk'abatoza ubwo nambaye umwambaro w'abatoza, tureba imyitozo umuntu yitwara. Yego ashaka kutabibona mu kibuga muri match, ariko mu myitozo abitsinda. Bivuga ngo niba ashobora kubikora mu myitozo no muri match hari igihe byazamukundira, bishobora kuba bitaraza ariko mu myitozo biri gukunda. Ikindi cya kabiri rero rigo gashuti yanjye nuko travaye Abedi Sambalo n'abakinnyi bake mu Rwanda bayigira. Abedi ni umukinnyi ugira umwuka, nyine arakora adafite umupira, adafite afite imbaraga fizike z'umubiri. Abedi mwese muzitaye, ntabwo byasaba kubisobanura. Yego jewe igice kimwe mbona abakinnyi bagomba kugira niriratako cyane. Rero mu buryo bworoshye kuko tugomba no kujya kuri Singida Ruvuyanga karipotinga. Ubwo kuri rero ndashoje dukorere 11 none 11 nabanga kuko tugiye hafi match turi kuyegereza 11 bareyo kuri match ya Singida. Mwizamu haza barimo Pavel Nzira nta gihinduka. Yego aba defenseri ni 3. Hagomba kuba harimo umusore witwa Rushema Chris, hakamo Fabrice, hakamo na Kabange. Yego yakinnye kuri Kiyovu. Uruhande rw'iburyo nk'umu wing back ni Serumogo Ali Omar, arahari cyane. Uruhande rw'imoso nk'umu wing back ni Cindy Paul Jesus, niwe bazabanzamo. Yego babiri bo hagati bazaba bakimipira. Abedi Lokando azaba ari ku 8, ariko kuri 6 amahirwe menshi ni safe. Bisubiyemo amahirwe menshi kuko ubwo harimo duke cyane duhereza Richard umwanya. Yego ku ruhande rwo ku 10 nta bihinduka. Gloire agomba kuba ari mu kibuga kini 10, hakataka abantu babiri. Hagomba kwataka umusore witwa Rutsiro, nge niko mwita Yves shuti cyane ya Samir. Hakanataka umwataka bareyo mwakunze kandi uri kugaragaza yuko azaba mwiza, umusore Asmani Ndikumana wo mu Rundi. Iyo niyo murera abasimbura possible bihuta. Harimo Richard kuri bench, harimo Yusuf Diange muri defense. Ego umwe muri bo nyine ubwo kuko Richard cyangwa se yego Richard amahirwe menshi kuri bench. Yego Yusuf Diange nyuma muri defense mu gihe avuka ikibazo. Hari gukoreshwa cyane mu gihe igitego cyatinda kuboneka nabivuze ejo umusore witwa Aziz Basane Kulanya. Buriya ni umutoza akora icyo bita plan du jeu. Ubu ufite abakinnyi nka 3-4 uvuge ngo abangaba in case bagomba guhita baza gustepinga in bagakemura ikibazo mu gihe nakora changement wenda mpindura ama system cyangwa ubwo aho mitana nabwira abantu bagera imyitozo bikabacanga. Niyo mpamvu umutoza ari gukoresha imyitozo iri technique, usanga afashe nka Bagayogo agafata na Basane, ugasanga bashyize nko muri kona imwe mu ruhande rumwe, ari kubakoresha imyitozo isa ari babiri n'abandi bari gukora mu gice cyabo gutyo gutyo. Rigoga dusoza kuri Reyo, abayobozi barasura equipe iri gucumbika mu Karumuna, barayisura abahe bayobozi mugoroba ni Tade n'ishutize niko nsigaye mbona Sadate na Jean Fidel n'abafura. Icyo navuga prime yo igomba kuba hejuru y'200,000 kuko niba barabonye iry'itandatu kuri Kiyovu biratekerezwa ko iyi match no kugezwa mu 400,000 cyane ko mukanyana nabonaga stade ishobora kuzura. Urumva amafaranga yaba yabonetse ko nk'ubu VIP maze kugera kuri 80%, VIP 5.8, muri regular ni 5.2, muri general ni 49%. Ubwo ni kuvuga ahashobora guturuka prime. Bambwiye ko ngo muri system hamaze kugurwa amatike agera kuri 2,300 kandi stade zajyamo 7,000. Mwiko ko turi kuwa kane match kwa gatandatu nimutagura tike nonaha ntimuzavuge ngo ntitwabimenye ngo none ngo stade ngiruzuye. Ubwo abareyo bagure tike
banyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa barebe ku kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 772 urwego bagure tike. Aba rero ntubabwiye ikipe ya Rayon Sport muri iminota ndagira ngo rwose ngiye kuguha iminota itarenze 2 kuko umuvandimwe Ruvuyanga tugomba kumwakira. Utubwire kuri Singida n'ubundi mukanya wari wikomojeho ndetse na Ruvuyanga aragufasha ariko ndabaye iminota 2 kugira ngo dutumike ubundi tuze twinjire mu ikipe ya APR. Ya nago ndibunatinde cyane kuko twagize igihe cyo kugaruka no ku ikipe ya Singida irimo ikindi imikino ya Sekafa yanatwaye n'umutoza Gamondo umenyereye aya marushanwa. Urumva ku ikipe ya Rayon Sport abigarutseho neza cyane. Rigani n'abakinnyi benshi batamenyereye iyi mikino, bamwe bakinishakisha kuri ekipe nini nka Rayon Sport bakirushwa cyane cyane no kwakira uwo mutwaro. Ku ikipe rero ya Singida umutoza yagize igihe cyo kwitegura, niyo mpamvu no gukora 11 kuri we bigenda bimworohera. Urebye akagira n'izindi option nyinshi cyane z'abakinnyi agenda akoresha, yaba umuzamu witwa Msalanga n'umusore w'umuhanga cyane w'umunya Tanzania, n'umuzamu mwiza cyane, akagira n'abashobora kumwunganira nka Metacha Munata yabaye umuzamu wa Sekafa atarakinnye finale. Urumva ni option nyinshi cyane. Akagira Hussein Msalanga ndetse na Amasi Obasogi umuzamu wamagaye mu ikipe y'igihugu Nigeria, urumva ko nawe aranahari ahoramo. Ukajya kuri gatatu afite Kibabage Nixon ni umusore w'umuhanga cyane abantu bamenyereye mu ikipe nka Yanga yikinnyemo. Ukagira iburyo umusore witwa Ndekofi, ne ekipe nayo urumva ko abantu bamaze kubona ko ari ekipe ifite abakinnyi beza, abakinnyi bafite experience. Noneho ukajya muri axe bafite umusore witwa Chuku n'umusore w'umunya Nigeria, bakagira n'umusore witwa Trabi, bakagira hagati mu kibuga hari Daucho ndetse na hari Abibu ndetse na Diomande, urandi rumwe Chama urundi Maruf Chake ndetse na Mwaku, bakagira Elvis Rupi ushobora gusimbura na Keyeke ukunda gusimbura Diomande. Ikibazo nzagira ngiye kuri Rayon Sport ni ibintu bibi. Iyi system itumvikana ku bakinnyi. Ikipe ruvuze ifite Gadiel Michael Kamati ifite experience na Deus Kaseke no bari inyuma. Kandi abo bakinnyi bayibayemo imyaka Gadiel Michael ndetse na Deus Kaseke. Uwo Deus Kaseke ndamwemera cyane. Deus Kaseke yabaye muri ya mwemerera gusizira oya bari kumwe nayo bahusha kujya mu matsinda riga 2022 batsirwa na Future Star. Mbwira ikintu kimwe tugende ebyiri ku ikipe ya Rayon Sport. Mbere na mbere ni ikipe ya Rayon Sport kuri system itumvikana, byagaragaye ko kugira ngo anarangize match ya Kiyovu ari nawe ashobora kuzaba ikibazo, ari nawe azaba ikibazo. Ejo tuzabigarukaho dufite umunsi cyo kubigarukaho umutoza azabirebe no gutsinda match ya Kiyovu byagusabye guhindura system. Icya kabiri ni umukinnyi wafasha mu buryo bwo gutembereza umupira mu gihe Sefa ore equipe ko Sefa yaramukabuzemo nge byambabaza koko kuri Kiyovu anavuyemo mwabonye ko Rayon Sport yongeye gusufura bisaba ko agarura Aimable aza kuzana Aimable nk'umukinnyi wamufasha gukasa.